Muraho neza. Muraho. Mama Nick, abantu bakuzi ku izina rya Mama Nick, ariko Mama Nick rishobora kuba ari izina rizwi muri industry. Ubundi babita bande, amazina bwite? Amazina bwite yanjye nitwa Mukakamanzi Beata. Amazina se y'umwana babitirira Mama Nick yajyanye amazina y'abana bawe bose butukuzi kuri Mama Nick. Ubu yabakujeho rwose. Ubundi hano muri karitsiye bakuzi kuri he zina? Magnifique niwe banyitirira. Mama Magnifique. Mama Magnifique ni umuntu winjiye muri sinema ryari? Ese winjizwamo ujyamo bitewe n'umuntu cyangwa ubwawe niwe wiyumvisha ushaka kwinjira muri sinema winjiramo? Mvuze ko nijyanye ku bwanjye mbishaka naba mbeshya abantu. Ni ibintu byabaye nkaho kwa kundi, niyo mpamvu njya mbwira nk'abantu ngo umuntu naguhamagara ujye umwitaba, hari igihe bikuviramo umugisha. Nanjye rero nanyuze ku bantu nigendera rwose bategereje umuntu bamubuze, nuko barambwira bati wa mubyeyi we wadufasha, reka nyure mu ncamake muri make, wadufasha nise nkabafasha iki? Barambwira, hanyuma ndangije numva ni ibintu wenda bitari bunyorohere, ariko ndangije ndababwira nti si ibi bintu ndabishobora, turabishobora, turakwerekera. Nuko ndagenda ndabikora, mbikora neza, mbese ku buryo bishimye, ari nayo mpamvu bahoraga bampamagara. Aho hantu watangiriye ni muri iyi filime bakwitamo Mama Nick? Oya, ni muri filime, urebye ni filime yendaga kujyanwa muri leta, yigisha ku bijyanye n'icyorezo cya sida cyari gikataje cyane gifite imbaraga. Yego n'ubu ntago cyacitse, nta n'ubu kiracyafite imbaraga, ariko icyo gihe byari bikaze bikomeye nk'uko corona ivugwa. Nuko iyo filime se yaba yaragiye hanze abantu bakagira icyo bakumenyaho? Waje gukina muri iyi filime iyi witwamo Mama Nick, waje gukinamo uhamagawe kubera ko wari umukinnyi mwiza wakiniye muri iyo? Oya, haciyeho igihe kirekire, iyo ngiyo nayikiniye kera, hanyuma umukameramani n'uwari uyiyoboye bagahora bampamagara mu zindi gutyo nyimenyekana mu zindi. Hanyuma Stimedi yaje kuza ingejeje hagati ndi umukinnyi wa filime umaze kumenyekana. Ni ukuvuga ngo Stimedi yasanze n'ubundi wari uri muri kariyeri, wari uri mu ruganda rwa sinema? Nari menyerewemo aho nakinaga mu Ntare y'Ingore, Giramata, aho banyitaga Cecile, ndi umukecuru ujya gusaba akazi ko mu rugo. Okay, ubwo se mbere y'uko mwinjira mu mafilime ibi bintu bimazemo nk'imyaka ingahe? Ni imyaka 10. Imyaka 10. Waje kuza kubikora nk'akazi se noneho uvuga ko uri muri sinema ubikora nk'akazi, urumva watangiye utabiteganya yuko ari nabyo bintu uzajyamo? Waje kubisimbuza akazi kawe wenda wakoraga mbere cyangwa n'ubundi byarakomeje birajyana? Byarakomeje birajyana, ariko ntabwo ako kambere nakoraga nkikikorera neza nshyiramo umwana nuko, ariko naje kubigira akazi, mbigira umwuga, kubera ko nasanze nimbiha umwanya nkabishyiraho umutima bizamfasha kandi bikanzamura. Reka tuvuge kuri industry ku ruganda cyane cyane rwa sinema mu Rwanda. Ubu ngubu niba uri umuntu umaze imyaka 10 ufite ubunararibonye muri ibi bintu, hari abantu uyu munsi bafite igitekerezo cyo kuba batangira gukina filimi atazi ngo yahera he, cyangwa atanibaza ko yazagira hagera abigejejweho na filime, wenda akaba yakwiteza imbere n'ibindi. Ndagira ngo hari abantu baba bakuze cyangwa bato bafite icyo gitekerezo, ni iki wababwira nka Mama Nick umaze imyaka 10 muri sinema
akaba yitwa Mama Nick kubera iryo zina ryo muri filime? Abifuza kwinjira muri sinema ni karibu, kandi ni ahantu heza, ni ahantu hakwagura, hakakwagurira ibikorwa, ikindi n'izina rikaguka. Ariko ni ahantu ugomba kuza wiyemeje kugira umuco. Iyo utagize ikinyabupfura mpamya ko utamaramo kabiri. Ikinyabupfura bivuga kuri byinshi, ushobora uri bene wa muntu bagateranya mu miryango, muri sinema urumva ko utaharara. Ikindi mbese aho kugira ngo uhuze abantu ukabateranya urumva ko utamaramo kabiri. Nuko sinema kandi turafashanya mu byiza mu bibi. Mugenzi wacu iyo arwaye urumva ko niba udafite umutima muzima ntabwo wahamara kabiri. Ibyo byose niba bavuze bati dufashe mugenzi wacu ararwaye, dufashe mugenzi wacu bimeze bitya, ntuboneke kabiri gatatu, urumva ko waba utakirimo rwose. Hari inzitizi mwahuye nazo muri iyo myaka 10, ariko hari inzitizi ziruta izindi uvuga uti izi ngizi zatumye zaranshubije, zatumye nsubira hasi, ni nk'izihe? Inzitizi ku bijyanye no gukina se mu ruganda rwa sinema muri rusange, hari ibintu nyine wahugiye uhura nabyo ukavuga uti ibi ngibi iyo ntitonda nyine ngo ngire aka kanya simba ndimo? Waduhamo ingero nk'eshatu wenda? Ubusanzwe muri kamere yanjye ibintu byari gutuma wenda ntaramamo. Nubwo ureba ngana gutya ndumvira kabishye, niyo naba nyobowe n'umwana w'imyaka 20, afite aho yabyize, afite uko yabimenye, aranyobora nkamwemerera. Arambwira ati ca bugufi nkaca bugufi, sa n'ushingura ikirenge utera intambwe nkabikora, kubera ko mba nzi neza ko ari akazi, kandi wa wundi urimo kubintoza ndabimwubahira kubera ko ari akazi ke, nkamwubahira ako kazi ke. Ni nayo mpamvu kwicisha bugufi, kumvira, kubaha ukuruta n'uwuruta ni muri bimwe bigitumye ntera agatambwe muri sinema. Hari twari turi kuvuga ku bantu bari kuza muri sinema. Muri iyi minsi ngira ngo uri kubona ko uruganda rwa sinema mu Rwanda ruri kwaguka cyane, ruri kuzamo abantu rimwe na rimwe ukabona baraje ejo baragiye, bikongera bikanga, abandi bakajya gufata uruhande rwabo bagakora ibintu byabo ku giti cyabo. Wowe ubibona ute akavuyo kari kuzamo, kambyita akavuyo kugira ngo tubone uko tubiganiraho? Ubona hari ahazaza bifite cyangwa se biri kwica uburyohe bw'iyi sinema? Iyo umuntu agize gutya ajya ku ruhande agakora ibye, njye namwita umugabo kubera ko bitoroshye. Byonyine gukora ishusho, ugakora ishusho ry'iminota 5 ukeditinga, ukabasha guha abantu amatike bagukoreye ya shusho, umuntu aba ari umugabo. Uko ntago ari ibintu bipfa gukorwa gutya gusa, ni ibintu byitonderwa, kubikamera, gukurikizaho uruhare rwo kweditinga. Ntago ari ibintu byoroshye. Navuga ko nabwira ababikora bakomerezaho kuraje ahubwo. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu ahubwo bakore cyane, bakore wenda hazagira ikigerwaho. Dukomeje, nifuzaga kukubaza, muri iyi minsi uri kubona izindi nganda zaba iz'imiziki, ni hehe washishikariza umuntu kujya cyane? Wenda ntibibe kuvuga ngo muri sinema, kuko muri sinema ariho wenda witwa kuri, hari inganda, hari abana bari kuririmba, hari abajya mu mideri, mu kwamamaza imideri, hari abajya mu mafilime. Ni hehe hantu uvuga uti rubyiruko mujya rwose niho hantu washishikariza, wabwira n'umwana wawe uti jya? Urubyiruko rw'u Rwanda narushishikaririza ko
aho bajya bakabona biza kuri bo, bikunda kuri bo, bahahamisha amaguru yombi, kuko kujarajara nabyo burya ntibiba byiza. Umwana agiye gucura urabizi? Gucura nabyo ni umwuga mwiza, kuboha ibiseke ni ibintu byiza, imideri ni ibintu byiza, kuririmba, ubuhanzi mbehe, filime ni ibintu, kubyina imbyino za gakondo ni ibintu byose byiza, kuko ibyo byose iyo umuntu abigiyemo akabirambamo, akabiramyamo, biramutunga. Dusubiye inyuma gato, ubwo nteye amatsiko uvuze kuri ibyo bintu byose, kera hari inzozi waba warigeze ugira ngo wenda uvuge uti mu myaka yawe mitoya, hari igihe wigeze uvuga uti ibi bintu mu gihe cyawe, hari igihe wigeze uvuga uti ninkura ibi bintu nibyo nzakora? Ese ibyo bintu ni ibihe? Ni iki wifuzaga kuba mu gihe wari kuba ukuze? Iyo umuntu akiri umwana aba atekereza biriya, ariko kera nakundaga gukina umupira, nkakunda gukina théâtre, ariko numvaga ikintu niyumvagamo cya mbere, numvaga ngomba kuzaba umuntu ushinzwe umutekano. Hanyuma mbijyamo biranga, baranyangira ngo ndacyari muto, ubwo ndataha, ariko ntaha mbabaye, numva mvukijwe, mbese ntakubeshye, numvishe natswe uburenganzira bwanjye, kandi wenda ibyo bambwiye byari ukuri. Wari ugiye kuba umusirikare se cyangwa wari ugiye kuba umupolisi? Nari ngiye kuba umujandarume. Abajandarume nibo bapolisi ubu? Hanyuma ujyayo, wakoze ikizamini uratsindwa se? Byakugendekeye gute cyangwa abanze yuko unakora? Reka da, barambwiye ngo imyaka yanjye ni mike, ubwo byatumye nzinukwa, ntabwo nongeye gusubirayo umwaka ukurikiyeho cyangwa ukurikiyeho undi, nahise nzinukwa, numva birambabaje, ntaha mbabaye, namaze iminsi 2 ntavuga ubwo baba bakwangiye kuba umujandarume. Hanyuma wari ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite mike. Ni nk'ingahe se ubwo? Mfite 16. Yari mikeya. Nyuma yaho se, ubwo ibyo aribyo byose ubujandarume ibyo bikuvuyemo, ariko hari ikindi kintu wagize uravuga uti basi reka ngerageza aha? Nta handi hantu waba waragerageje se mu bintu wumvaga wifuza? Ishuri ry'ubutetsi. Hanyuma waje kuba umutetsi se ukomeye, ubwo ndavuga wenda nko mu myaka 25, hari inzozi noneho umuntu atangira kuvuga ati hari ikintu nzakora, hari ikintu nshaka kuba cyo. Mu myaka 25 wumvaga bimeze bite? Mu myaka 25 ubwo nyine nari narabaye mama w'abana bangahe, ndera nuko naje gushaka. Ese wa mungani imfura yanyu ubwo mwibarutse imfura mufite imyaka ingahe? Se kanibuke, reka ngereranye nibuke, mfite imyaka 26 nari mfite abana 4. Ariko ubuse umufite bangahe ubu ngo? Nyine babaye bakuru, rifite 6 ariko ni bakuru. Ku myaka 26 abana 4, icyo gihe se ubwo ibyo aribyo byose hari ukuntu famiye yawe cyangwa umuryango wari urimo icyo gihe wafataga nk'umubyeyi umwe, waba warashatse ufite nk'imyaka ingahe? 19, ariko sinahita mbyara mfite 20. Ubyara ufite imyaka 20 nibwo wabyaye umwana wa mbere? Yego. Ku myaka 20 uba wibarutse umwana. Ubu umwana wawe ibyo ari byo byose ubwo ubu ngubu afite imyaka ingahe? Afite ni myinshi. Ni mukuru. Mwarujukuruje se? Mfite abuzukuru. Ubwo katuzamuke noneho tujye mu gihe umaze kubyara, ubyaye abana 6, abana 6 barakuze vuba. Aha ngaha mbere y'imyaka 10 nibwo winjiye mu ruganda rwa sinema, kugeza n'ubu ngubu hari ibyo ari byo byose, hari amafilime wagiye ubona mu Rwanda
ndetse hari n'ayo hanze wagiye ubona. Ubu ngubu ni nk'andi muntu uvuga uti uyu mukinnyi wa filime iyo murebeyeho niga byinshi, nk'uko watubwiye kubera ko ukomeza kwiga, hari umukinnyi ureba wa filime ukavuga uti uyu mwigiraho byinshi, hari ikintu amfasha mu bintu ndimo n'indi. Buriya iyo umuntu akiri ku isi agihumeka ahora yiga. Hari amasomo ya buri munsi umuntu afata byanze bikunze. Buriya iyo ubyitayeho ukabyitaho, naho ugenda mu nzira hari amasomo ufata. Ni urugero, iyo ugenda mu nzira hari igihe usanga abantu bashwanye bapfuza, ugahita uhigira isomo ukabona umuntu arandagaye ashwanye n'umuntu bitari ngombwa, ko barwana cyangwa batongana kandi bapfuye akantu k'amafuti. N'ibyo ni isomo. Buri munsi ubuzima bwa buri munsi burya turiga. Ni uko gusa bigoye ko umwana muntu yiga ngo amenye, ngo ubone ko ikintu runaka, isomo runaka ryakuviriyemo icyigisho cya buri munsi nyine. Ubwo rero nk'uko buri munsi mba niga, hari ibyo umuntu yiga by'ubuzima bwe uko agomba kwitwara, hari ibyo umuntu yiga kugira ngo binamubyarire umusaruro, ariko mpamya ko na bya bindi nize bishobora gutuma ngira uko nitwara, ni umusaruro ukomeye kuri jyewe. Ni umusaruro nabwira abantu ko babishoboye wababera umusaruro ukomeye kuri bo, kuko bibabera akabando k'iminsi, bikababera ejo hazaza heza rwose h'umuntu. Narindi muri convention igihe wahabwaga igihembo cy'umukinnyi mwiza, ni igihembo cy'umukinnyi witwaye neza, ni igihembo cy'umukinnyi mwiza? Mu bagore witwaye neza. Hari umuntu wahagurukije uramushimira, ni umudirector cyangwa n'umukameraman? Yego, nibyo. Bamwita nde? Kuki uwo muntu wamuhagurukije ukamushimira ku bw'icyo gihembo utwaye? Cyatumye mushimira, ni umuntu ukiri muto, ariko navuga ko ubuto bwe agerageza kubutwara neza. Ni umuntu worohera abantu, ni umuntu wampamagaye nza muri casting bwa mbere muri filime ya mbere nakinnye. Iyo ngiyo ntago yigeze ihagaragara, ariko yagaragaye, ndavuga yagaragaye. Niwe wampamagaye, niwe wankoresheje imyitozo, na n'ubu niwe wari ukinyobora muri Stimed, kandi akambwira ati mama courage, ati wakoze neza, ati kandi rwose nukomeza kugenda neza bizaba byiza cyane, bizakubera byiza. Nkabona umwana umpa courage, nanjye numva biranshimishije, nkamwigiraho. Hari byinshi namwigiyeho. Yitwa Ben Claude, ni Nyirigasaro, Agasaro TV. Hari byinshi namwigiyeho, hari byinshi wabonaga nk'umuntu amugoragoje, ukabona agize cyarebye hirya, ukabona aragiye agarutse yabaye mushya, ntabwo mbese akamwereka ko atanamurakariye. Ubwo rero niyo mpamvu mvuga kwiga ni ukwiga buri munsi. Kwiga ubuzima bwa buri munsi ni uguhora buri segonda ivamo icyigisho cy'umuntu byanze bikunze, kuko urumva ko hari utuntu nawe ugiye mubonaho kandi akiri umwana. Ariko hari akantu nateshutsweho ko kuvuga umukinnyi Sebu wo muri Seburikoko. Buriya mwigiraho utuntu twinshi. Ntago mbana nawe, singenderana nawe, nta nubwo ngana nawe, ariko irya mukuru ngo mbese iyo utembereye uri umuntu mukuru, ijisho rya biri rigiye kureba. Afite ukuntu yitwara hagati y'abantu, afite ukuntu yicisha bugufi, afite ukuntu atarata impano. Hari ukuntu umuntu agira impano akayiratira abandi, mbese ukishongora ku bandi ko ufite impano, ufite ibitangaza, ariko we oya. Ahubwo iyo muri kumwe mukina abakubwira ati gira gutya, mbese ukabona ko
afite ubushake bw'uko wagira aho ujya, wagira aho ugera. Ndamushima cyane. Ubwo nigeze kubaza mbere ngo umuntu mufatira icyitegererezo ninde, yaba ari Seburikoko? Ni Seburikoko. Garasiyano ubwo ari ahari yiha amanota ko afite amenye ko nkunda uburyo yitwararika, uburyo mbese urebye yirinda gusitara nko ku muntu, akirinda ikintu cyatuma mugenzi we amubona ukundi. Imana ijye umugisha. Urakoze. Ubwo twari tukiri kuvuga ku bantu mu ruganda bafite akamaro cyane, uru ruganda rwa filimi. Ninde muntu ubona wagize aho ageze uru ruganda washimira kabisa ukamubwira uti ndagushimira? Ninde? Ni abantu benshi bagiye bagira icyo bakora kugira ngo sinema izamuke. Ni benshi ariko wenda navugamo nk'umwe, umusaza umwe witwa Mazimpaka Kennedy, yagerageje kugira icyo akora. Wenda ndondoye ntago nabavamo, ariko njye mvuze umuntu mukuru kandi wagiye yitanga kugira ngo sinema igire aho igera, yitanga kugira ngo mbese bibe amahoro, bibe byiza. Mazimpaka Kennedy ndamushimira. Ni umuntu umaze kuba mukuru nawe, yego si umusaza ariko nabyita ko amaze kuba mukuru koko. Ese hari filimi hano mu Rwanda mukunda? Hari filimi itagucika ugomba kwicara ukareba buri gihe uko byaba bimeze kose? Uko byagenda kose ujya gutera uburezi arabwibanza, mbanza kureba ibyo nakoze, nkareba ubutaha nkavuga nti hariya nazanyemo agakosa, ubutaha nzagakosora. Mbanza kureba ibyo nkora, cyane cyane Sitimedi ntiyancika, ari byo mparanira kuyishishikariza abandi kuyireba. Niba yanagucitse ku wa kane saa 3 z'ijoro, uzajya ugerageza kuyireba ku wa gatandatu saa 6:30 z'amanywa. Sitimedi ni imwe muri filime nakinnyemo, nyihuriramo n'abakitere b'abakitrise bafite urukundo, mbese usanga turi umuryango. Iyo twahuye uba ubona turi abavandimwe pe 100%. Hari umuntu nifuza kugira icyo uvugaho. Hari umugabo uje muri sinema vuba cyane kandi aramamara cyane, ndetse hari ukuntu abanye n'abantu bakinana nawe. Umugabo witwa Ndimbati, umubona ute? Ndimbati umubona ute? Ni iki kintu kigushimisha kuri ibyo aribyo byose? Ntago waba ubabara kubera ariko hari ikintu kigushimisha uvuga uti Ndimbati njye mubona gutya? Ikintu kinshimisha kuri Ndimbati ni umugabo w'igikwerere umaze ntabwo yavuye mu busore muri make, amaze kuba umugabo mukuru. Ariko nshimishwa niyo ari kumwe n'abasore, uba ubona mbese abisangaho, ukabona baratebya kimwe, baraganira, mbese ukabona ko afite urukundo rwo gukunda abana ngo abiyumvemo nabo bamwiyumvemo. Ikindi ni umuntu mwiza, arasabana. Ikindi buri muntu wese uko angana aramwubaha. Nkanjye anyita mama, bikanezeza. Niyo aje kuducyura, twagiye gukina muri Sitimedi nyine kubera ko n'abayikinamo, ariko hari igihe dukora atakoze, twaba twakoze yaza kudufata akabanza kuvuga ngo mama ari he. Hari n'igihe nceceka, nicara mu modoka nkaceceka, ari inyuma y'imodoka kugira ngo numve. Akavuga niba mutazanye mama ngo abanze yabone icyicaro, njye ntago natse imodoka ngo tugende. Bikagaragara ko yubaha abantu bakuru. Ni umuntu mwiza rwose. Urakoze. Mama Nick
izina Mama Nick ibyo ari byo byose rimaze kwamamara, rimaze kugera ahantu kure cyane ku buryo ubu ngubu ntashidikanya ko no muri karitsiye aha ngaha bakwita Mama Nick. yewe usibye no muri karitsiye ngo banyita Mama Nick, ni Burayi aho muri Amerika usanga nk'umuntu ampamagara ati ni wowe Mama Nick cyangwa nibeshye, nti ni jyewe, akiruhutsa ati ndishimye we, ati ndishimye kubona nimero yawe. Mbese bigaragara ko iryo zina rifite aho rigeze mu bihugu byacu bya Afurika, za Zambia, Zimbabwe, aho hose muri Kenya hehe usanga nyine abantu bampamagara bambaza bati uri Mama Nick, kuri Facebook, Instagram hose. Ukijya muri iyi filime bamaze kugukastinga ugiye kwinjiramo kugira ngo witwe Mama Nick, ibyo ari byo byose bakweretse Nick uwo ari we. Ukimureba hari ukuntu wumvishe, hari ukuntu umuntu yumva umuntu bagiye gukinana ukaba hari ibintu mwitezeho. Niki wari witeze kuri Nick? Niki wabonyeho nyuma mu bintu wari umwitezeho? Ugiye kuduha uburyo nyirizina Nick wamubonye agitangira kwitwa umwana wawe kugeza n'ubu ngubu. Cyambere cyo bakimara kuntoranya ku mwanya wo kuzaba ndi mama wa Nick, nkimubona nkigera kuri seti mubonye, ibyo byose nabonye ari umwana tuzakorana tugahuriza hamwe imbaraga, tukabasha kugira umusaruro tukabasha kugira ibintu dutanga binogeye ijisho ry'abatureba. Icyo nicyo cyambere nabanje kubona. Ikindi nabonye ni umwana ugira urukundo, ni umwana wubaha, ni umwana ushaka wisanzura ku bandi, kuri bagenzi be, mbese agataha ubona bagenzi be bamufitiye inyota yo kuba bavugana nawe, kuganira nawe. Ni umwana mwiza Nick. Biriya akina nababwira ko ni inyigisho. Hari abantu bameze kuriya nk'uko akina, rero kubikina bikagenda biha abandi bantu inyigisho bameze ko bakazagira ubwo bahinduka bakaba abantu, bakaba abagabo babereye u Rwanda rw'ejo hazaza. Mu mikinire ye muhura kenshi cyane iyo muri kuri set mwagiye gukina, muhura kenshi, mukinana kenshi. Mu mikinire ye nta hantu bijya bikuvuna, wenda ukumva biri kukuvuna mu buryo mukinana? Nta kantu kajya kaza mukavuga uti aka ngaka karamvuna pe? Ahubwo Nick aranyorohereza. Ni ukuvuga ko urabona ndi umuntu mukuru, ibyo byose sinafata igitabo cyose 100% mu mutwe, ariko agira gutya akagira atari ku mama we wikakanu, nuko akabanyibukije ndakavuze kandi mu bwenge, akabikora mu bwenge. Mbese yewe ubuse nakubwira iki, ni umwana wanjye, Imana ijye mumpera umugisha. Ubu uherukana nawe ryari? Duherukana uyu munsi ni kuwa mbere, duherukana kuwa gatanu. Kuwa gatanu nibwo duherukana gukorana. Gukorana kuri telefone se? Ubu ngubu nge ntekereza ko nk'uko wabivuze uru ruganda rugera aho ngaho rukaba umuryango. Nick hashobora gucaho nk'igihe kingana iki mutavuganye nko kuri telefone niba atari ibanga? Kuri telefone wenda kubera ko dufite groupe duhuriramo, ni urugero iyo yabyutse kuri groupe ati mwaramutse, tuba tumeze nk'aho twabonanye buri munsi, turabonana kuko kuri groupe turavugana. Dufite groupe duhuriramo y'abakinnyi ba Stimedi, arabyuka karamutsa, nanjye nkabyuka nkaramukanya, nuko nundi. Mbese ku buryo iyo abantu duhuriye kuri groupe, umwama wamaze kumva amakuru ye, yamaze gusuhuzanya, nta n'impamvu yo kumva ko uri bufate telefone ukamukereka hari ikindi kintu kindi cyihutirwa umushakira. Okay, noneho twajya mu tuntu n'utundi. Ndifuza kukubaza, ujya wumva mu myaka yawe mitoya wigeze ukunda umuziki ngo uvuge ngo urakunda umuziki? Nyine hari abantu bakunda umuziki, bakunda indirimbo.
hari imyaka wigeze kugeramo ukumva urabikunze? nakundaga umuziki ni cyane cyane wari ushingiye ku orchestre Impala. Icyo igihe cyanjye nkiri muto nyine yari igezweho, niyo yari igezweho. Impala rero yakanyujijeho, natwe bajya bavuga ngo nta ngoma itagira bubu. Nanjye nabaye ubu numbyara yabaye bamwitaga ubu, nuko bimera. Nuko rero icyo gihe nakundaga Impala ku buryo maze no kubyara kabiri najyaga mpeka umwana nkafata undi akaboko nkajyayo. Urumva rero ko nabakundaga. Ubwo rero ugiye kumbwira ibyo ari byo byose mu ndirimbo bagiye basohora ntabwo waburamo izo wagiye ukunda, ndetse n'ubu ngubu ujya ufata radiyo cyangwa muri telefone yawe ukaba wayisangamo. Iyo ndirimbo zaba zihari se? Zirahari. Indirimbo yavugaga ngo ufata amafaranga yawe ukayamira n'ay'umugore yaza ukayamira. Ubwo rero icyo gihe byari bifite icyo bivuga. Byari bifite icyo bivuga kubera ko hari umuntu wigeze aherekeza Impala, babaha igihembo arakibarya. Akibariye uzabaze nk'ababyeyi bakubyara uwo ninde bavugaga, azamukubwira. Ngarukijeho. Ako kantu se ntabwo wakatubwiraho ukatubwira kuri iyo story? Oya. Ntabwo ari ngombwa. Hari ubwo unteye amatsiko, hari indirimbo se yabo waba uzi basi waririmbaho akantu niyo kabaga? Hanyuma nakubwira n'indirimbo baririmbaga yo yatumaga ngira emosiyo cyane. Yavugaga urushako rw'umugore n'umugabo bagashakana bakabyara aribyo bakarera. Iyo ndirimbo ubwo ntiza muri wowe? Ngo mbabajwe nuko nashakanye n'umugabo wanjye, nyine urupfu rukamumutwara, abavandimwe bakamuhambiriza riva. Ntabwo iyo ndirimbo uyizi, uzayisaba uzayibona ku maradiyo. Waturirimbi hose akantu gato? Akantu niyo kabaga. Urazizi ahubwo ntago naririmba. Ubwo nyine kera habagaho ibintu bitari byiza, ntago wabonaga kuri akote y'abana n'umugore, ntago twagiraga, twari tumeze nk'aho nta tegeko riturengera. Umwana ukaba ubyaye mu rugo, umugabo yapfa bakaguhambiriza riva urabyumva, ku manywa y'ihangu bakaguhambiriza ukagenda n'abana bawe, cyangwa se bakabakwaka, ariko waba ufite umutima wo gutsimbarara ukabajyana, ukabibuka abajyana, ariko babaga bumva babakwaka ukagenda uko waje. Ese ubutumwa indirimbo z'ubu zitanga n'ubutumwa indirimbo za kera zatangaga ubihuza ute? Buri kintu n'igihe cyacyo. N'ubu batanga ubutumwa, nk'iyo bavuga ngo kunyonga igare. Iyo uzi kunyonga igare wa mugani ugera aho ugera, iyo uzamuka ku kapando ukarinyonga ugera uminuka umusozi, numva ntacyo bitwaye kuri jye, numva ntacyo bintwaye, kubera ko ibyo mvanamo ni uko ushobora kurinyonga undi agafata imodoka akagenda, mwese mukazagira iyo mujya. Rero kera hariho ubutumwa bwa cyane, ariko n'abubu ibyo bahanga ni byiza kandi bifite ubutumwa. Kereka iyo ushatse kubiganisha aho wowe wumva ushaka. Uvuga iki ku bantu bavuga ko indirimbo z'ubu ngubu ari ibishegu? Ubivugaho iki? Nk'iyo wumvisha indirimbo isohotse abantu bagatangira kuvuga ngo kiriya ni igishegu. Indirimbo z'iki gihe bavuga ngo ni ibishegu, akenshi ubwo baba babihaye umwanya bakabyumva neza bakabisesengura, ariko iyo unitegereje ukarora ibyo bishegu baba bavuga, nuko usigaye ubona n'abantu benshi babivuga babyamamaza.
ni ibihe by'icyo gihe nyine ni ingoma y'abubu ingoma. Ariko ibyo ari byo byose nk'umuntu wabayeho ku gihe cye wabashije kumva indirimbo nk'izo z'impara zabaga zitanga ubutumwa bwigisha cyane cyane no mu muryango bukagirira akamaro sosiyete nyarwanda. Ubu ngubu niba hari kuririmbwa igare, hakaririmbwa ibindi bintu, hakaririmbwa za samoya, hakaririmbwa izindi zose abantu bavuga yuko ari ibishegu, hari ikintu wewe wumva, hari n'icyo wibuka, waha ubutumwa ki umuhanzi waba wifuza ko uwo muhanzi akurira mu maso ya rubanda kandi rubanda rukamwishimira? Ni iki wamubwira? Ubu ngubu ntabwo mvuze ko uririmbye gakondo cyangwa ziriya za kera zitakundwa, zakundwa kubera bitewe n'ubutumwa burimo. Ubutumwa wowe washishikariza umuhanzi ubu ngubu kuririmba ni ubutumwa bumeze bute? Ubutumwa nashishikariza umuhanzi ni ukumenya, ni ugushishikariza urubyiruko kwiga gukora, bakabareka kuba abanebwe. Ikindi gukundana, ukikunda, ugakunda umuryango wawe, ugakunda umuryango mugari nyarwanda, mukarenga n'imbibi, kuko urukundo ntaho rugarukira. Ikindi abahanzi nyine ni abahanzi bagira ubwo bashyiramo utuntu turyoshya, ariko abubu nabo mbona bahanga, mbona baririmba, mbona ni byiza. Waba yabyitayeho akabishungura, kandi ikintu icyo ari cyo cyose ugishunguye ntiwabura urukumbi. Ubu ngubu hari indirimbo ibyo ari byo byose muri iyi minsi uvuga uti aka karirimbo ni keza, kaba gahari se? Indirimbo nyinshi zirahari, abahanzi benshi barahari, ba Meddy barahari. Igihe cy'isubukurwa cy'amashuri kigeze, minisiteri yatangaje yuko abana bazasubira ku mashuri bagomba kuzajya bapimwa inda bakareba niba batwite. Ubwo butumwa bwarakwirakwiriye cyane, bamwe bagira n'ubwoba. Ibyo bintu niko kanya tukuboneye, ubibona ute cyangwa ubivugaho iki? Ni iki nubwo bitabaye, ni iki nka Mama Nick ucumva iyo nkuru, ibyo byose hari ukuntu wahise wumva bimeze? Wahise wumva bimeze bite ukurikije ukuntu urubyiruko rw'ubu ruri kwitwara? Nibyo ubuyobozi bwacu ibyo bari batekereje, nibyo byo kuba bapima abana, nibyo iki gihe cyari gishize cyari kinini. Abana babonye umwanya wo kuba bicaye aho ntacyo bakora, urumva ko nibyo byabaye imbarutso yo kuba byagerwaho byo kuryamana n'abasore, byo kuba bagira inda zitateguwe. Rwose icyo kintu barebye kure cyane, ariko rwose nkanasaba buri muntu wese, nkasaba umubyeyi n'utari umubyeyi, nawe utari wabyara, ukaba ijisho ry'igihugu, ukaba ijisho ry'ubuyobozi, aho ubonye umuntu wangiza umwana, aho ubonye umuntu urehareha, ureshyareshya umwana, ukabivuga. Kuko ibi bintu nibidakorerwa, nibitavugwa ngo abantu babishyire ahagaragara, bizaba bibi cyane. Umuntu azajya agira atya yangiza umwana, ejo amwangize, nikamara kugira imyaka 13 kabe kagize inda. Mbese buri muntu wese abe ijisho ry'umwana ukiri muto, ye kwangizwa tureba, ye guhungabanywa tureba, tubivuge, wa wundi ahanwe. Ifatwa ku ngufu ry'abana cyangwa cyane cyane abana b'abakobwa mu Rwanda byigeze kugera ku kigero kizamutse cyane, ku kigero gikabije, ubwo abantu babikoraga hakabaho no kutihishira. Leta iza gufata ingamba zo kurwanya abo bantu. Ubu ngubu nkawe navuga ko uri public figure, uri ishusho igaragara ahantu hose. Niba umuntu wese akuzi kuri Mama Nick, hari ikintu akuziho. Muri sinema nyarwanda bavuga yuko
habamo ruswa y'igitsina, umaze imyaka 10 muri sinema, ibyo bintu ubivugaho iki? Muri sinema numva bivugwa, ariko imyaka mpamaze ntabwo ndabibona. Bye byose nta muryango utagira ikigoryi. Niba muri sinema harabonetsemo umuntu umwe wenda akagaragara ko yatsi iyo ruswa, ntabwo ari bose. Ni abantu biyubaha, ni abantu bageramo bakaba umuryango umwe akaba ari mushiki wundi, ari musaza wundi. Rero ni nk'uko byaba n'ahandi. Si sinema honyine, ni ahantu hose hajya gusabirwa akazi, icyo kintu kivugwayo. Usibye ntabwo ndabibona, ariko kivugwayo. Ubwo rero niyo mpamvu abantu bagakwiriye kukirinda, ahubwo umuntu akabona umwanya kubw'imbaraga ze, kubw'ubushobozi afite bw'ibyo yize, akaba ari wo mwanya abona atawubonesheje kubera igitsina cye cyangwa ubwiza bwe cyangwa iki. Abo ngabo rwose nabo bakazaruswa n'abapagani cyane. Biriya ni ruswa imunga igihugu irenze urugero. Ahubwo ugafata umuntu udashoboye ukamushyira mu kintu ahantu mu mwanya runaka, ngo nuko ari mwiza, ngo nuko mwaryamanye. Mbese ni imungu ikabije cyane. Ahubwo bene abo uwajya abamenya, yabafata akabahana rwose, bakajya mu nkiko bakaburanywa, kuko nibo bica igihugu, nibo bagishyira hasi. Kuko iyo ashyize umuntu mu mwanya atawushoboye, aragaruka akabyica byose, kandi ugasanga na ba bandi bamukurikiye ntibavuga, kubera ko baba bavuga bati uyu ni boss. Mama ni mwakoze. Hagati aho ngaho, tukiri aho ngaho, turuzi ko watangiye kariyeri solo cyangwa se uburyo bwo kwikorera muri uru ruganda rwa sinema. Filime muri gukina zimeze gute? Ni iki washishikariza abantu kugira ngo banazikurikire? Bimeze bite? Filime ndimo gukinisha zanjye zica kuri channel yanjye yitwa Nguhanure TV. Ni short movie zijyanye n'ibintu byo guhanura. Uko guhanura kukaba kwerekeye cyane ku rubyiruko. Bana banjye, bana b'u Rwanda, ntimunyumve nabi, kuko mwebwe nimwe mukenewe ejo, kandi ejo hanyu hagomba gutegurwa byanze bikunze. Ni nayo mpamvu nitaye ku rubyiruko, nita ku bana bafite impano ariko babuze aho bazigaragariza, babura aho berekanira impano yabo. Abo bana batari binjira muri sinema nibo natangiranye nabo. Wajya kuri channel yanjye yitwa Nguhanure TV ukareba abo bana uburyo bigaragaza, maze ukambwira ko boroshye. Dusaba abantu bakore kuri Nguhanure TV, bakoreho subscribe kugira ngo bakurikire Mama Nick, bamushyigikire. Mwaramushyigikiye ahantu henshi, muramukunda, ariko mujye kuri iyo channel kugira ngo mushyigikire n'urwo rubyiruko ariho afashirizaho, ariho azamura impano zabo mu buryo bwo gukina filimi. Ikindi kirenze icyo, harimo inyigisho zishobora gufasha urubyiruko ndakeka. Harimo inyigisho zifasha urubyiruko, harimo inyigisho zifasha ababyeyi ku bijyanye no kohereza umwana ku ishuri, ntuterere iyo, ukamukurikirana, kuko abana nabo yamaze kugwa mu ikosa agira amayeri menshi akoresha kugira ngo abashe kwivana muri rya kosa. Ikindi harimo impanuro z'ababyeyi. Mubyeyi rwose, wihisha umwana wawe aho ubika, wihisha umwana wawe icyangombwa cy'ubutaka, kibicya aho azi, muziranyeho, kuko ntiruteguza. Murakoze, murakarama. Mwakoze cyane. Murakoze cyane.